Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Isashimwe cyane bene data, ngiye basuza ni Pastor Louis Gihana mu kiganiro Saveur Divine. Uyu munsi turaganira ku rwandiko rwandikiwe itorero ry'ab'isi Muruna, dusoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 11. Haragira hati: wandikire marayika w'itorero ry'isi Muruna uti wa mbere ari nawe imperuka, wari warapfuye none akaba ari muzima, aravuga aya magambo ati: nzi amakuba yawe n'ubukene bwawe, ariko rero uri umutunzi. Nuko utukwa n'abiyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugiye kuzabazwa, dore Satani agiye gushyirisha bamwe muri mwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe, kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Ariko ujye ukiranuka uzageze ku gupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero, unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, amateka agaragaza ko cyanditswe hagati y'umwaka wa 60 n'umwaka wa 96 nyuma y'ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iki gihe rero ubutumwa bwahawe intumwa Yohana igihe yari ari ku kigwa cy'Ipatimusi mu gihano. Ntabwo yari ari yo mu butembere cyangwa mu ruzinduko urundi rwo ari rwo rwose, ahubwo yari yo mu gihano, nawe ategereje urupfu. Hanyuma ahabwa ubutumwa kuri iri torero, rimwe mu matorero 7 yo muri Aziya. Yesu arihamiriza yuko azi amakuba n'ubukene bwaryo, ariko akavuga ati uri umutunzi. Nubwo uri muri ayo makuba uri umutunzi, nubwo uri muri ubwo bukene ariko uri umutunzi. Ibi rero mu buryo busanzwe bikaba bisa nkaho biteye urujijo kumva Yesu yemera ko itorero ry'isi Muruna ryari riri mu makuba no mu bukene, ariko akavuga ngo uratunze. Ibi ahandi hantu Yesu abivuga ni mu isezerano yahaye abamwizera muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 11 n'uwa 12. Turasanga igisubizo cy'izi mpungenge ahangaha zigaragara muri ubu butumwa bwahawe itorero ry'isi Muruna, aho avuga ati ngo nzi amakuba yawe, nzi n'ubukene bwawe, nyamara uri umutunzi. Izo mpungenge tuzibonera igisubizo muri Matayo 5:11 na 12 mu isezerano Yesu yahaye atari ab'isi Muruna, ahubwo natwe twese n'abandi bazaza nyuma yacu bamwizeye. Aho yagize ati: namwe muzahirwa ubwo bazabatuka, bakabarenganya, bakababeshyera ibibi byinshi babampora. Muzanezerwe, muzishime cyane, kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru, kuko ariko barenganyije abahanuzi ba mbere. Imana yacu idufashe cyane. Aha rero ubutunzi Yesu hariho abwira abitorero ry'isi Muruna ni ubutunzi bw'uko amakuba bari barimo n'ubukene bari barimo byari amakuba n'ubukene bishingiye ku kwizera kwabo umwami Yesu. Ibyo rero n'undi wese byabaho mu gihe cyacu no mu gihe kizaza. Yesu aramubwira ati niyishime, nanezerwe, kuko abikiwe ingororano mu gihugu cyo mu ijuru. Ibyago hano bivugwa ni ibyago abizera b'icyo gihe bari barimo, bitewe n'akagambane kabiyitaga abayuda nyamara atari bo, ahubwo
ari ab'isinagogi ya Satani. Ubundi hano iyo bavuga abayuda babasha kuvuga abana b'Imana, abisirayeli, bakagombye kuba ari bo bagomba gufata iya mbere mu kumva no kumvira ibyo Yesu yavugaga. Ariko hano iyo bavuga ngo abiyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani, ni nko kuvuga ngo abigaragaza nk'aho ari abizera ariko bikaza kurangira batabaye abizera. Abazaga kugaragaza nk'aho barabizerwa ariko bikaza kurangira batakira bizerwa. Aha niyo mpamvu bakoresha ijambo abiyita abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari ab'isinagogi ya Satani. Aba rero ni bene wabo na Yesu bajyaga kwizera ibyo Yesu ababwira, bajyaga kwizera ko Yesu ari Mesiya, bajyaga kwizera ko Yesu ari umwana w'Imana, ko ari umwami n'umukiza, kugira ngo bakize ubugingo bwabo. Ariko ntibamwemeye, bamwise umwana w'umubaji, bavuze ko bazi nyina na bene nyina, bavuze ko bamuzi ko ari mwene Yosefu, banga kumwizera. Bibiliya iravuga ngo yaje mube ariko abe ntibamwemera. Ngo cyakora muri Yohana 1:12 ngo abamwemeye bose natwe turimo bakizera izina rye, abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Noneho ababisi muruna bo muri Aziya b'abanyamahanga kimwe natwe ni bamwe mu bari baramwemeye, ariko noneho bakagambanirwa n'aba bayuda bo batari baramwemeye. Bakabagambanira rero ku bwami bw'Abaroma bwategekaga icyo gihe, babashinja yuko babugomera, batabugandukira, bashingiye ku kwizera kwabo bizera umwami Yesu Kristo. Aha ndagira ngo nibutse yuko ubwami bw'Abaroma ari bwo bwari bwarategetse ibambwa n'ipfa ry'umwami Yesu, bubisabwe n'abakuru b'Abayuda. Bo bavuga yuko Yesu yigereranya, ko Yesu agomera ubwami bw'Abaroma, bwemeza ko abambwa napfa, ariko bubisabwe cyangwa se bubikorera abakuru b'Abayuda nibo batakambiye umugaba cyangwa se umutware Pilato kugira ngo nababambire Yesu. Aha rero bakomeje guhisha inkuru y'uko yazutse, ku buryo abakomezaga babivuga bose, barimo izi ntumwa zose zaba Yohana, ba Petero na ba Yakobo, bagiye babizira, n'abandi bize nyuma yabo gato bagiye babizira, kuko iyo myemerere yo kwemera ko Yesu ari umukiza, ari Mesiya, ari we Alpha na Omega, wahozeho azahoraho, iyo myumvire yose yari iteje ikibazo, yari iteje umutekano muke. Ubwami bw'Abaroma n'abakuru b'Abayuda bagize uruhare mu kwica Yesu, bibwira ko bagiye kuburizamo umugambi w'agakiza yarazaniye abatuye isi. Ubu rero ni iki ngiki bo baziraga, ariko Yesu akavuga ati nimukomere, narapfuye ndazuka. Niko ku murongo wa 8 w'icyo gice cya 2 Yesu atangira atubwira aho ngaho mu byahishuwe. Aravuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isimuruna uti, uwa mbere ari nawe w'imperuka, uwari warapfuye none akaba ari muzima. Haleluya. Aravuga aya magambo ati, kuki avuga aya magambo ngo uwari warapfuye akaba ari muzima? Kuki avuga aya magambo ati uwa mbere akaba ari w'imperuka? Arimo arababwira ab'Isimuruna n'abandi bose bakwihangana nkabo, bakomerera muri we nkabo, bakomeza guhamya Yesu nkabo. Akababwira ati nubwo amakuba yanyu ari menshi, nubwo ibyago byanyu ari byinshi, ariko nimuhumure, ni jye wahozeho, ni jyewe uw'imbere kandi nanjye w'imperuka, ndi Alpha ndi Omega, ni jye wari warapfuye none mporaho. Bivuga ngo n'abazapfa bose muri jyewe nzabeshaho ku munsi w'umuzuko, mwitinya rero. Aravuga ati nanjye nzaguha ikamba, nanjye nzakugororera. Atanga amagambo y'inkomezi akomeza itorero ry'Isimuruna kugira ngo ritadohoka, kugira ngo ridacogora. Agiza naribwira ngo ntacyo uzatwarwa n'urupfu rwa kabiri, kandi urupfu rwa mbere biginga ko buri wese azarupfa, ni urupfu rusanzwe, abantu bose tuzarunyuramo, yego. Ariko urupfu rwa kabiri rusobanura gutsindwa n'urubanza, rusobanura kurimbuka. Ubwo arimo arabwira ab'Isimuruna nubwo bazagambanirwa, bamwe bagashyirwa mu nzu z'imbohe, yewe abandi bakaza no kuhasiga n'ubuzima, ariko ntacyo bazatwarwa n'urupfu rwa kabiri, ntacyo bazatwarwa n'urubanza, ntabwo bazagira ubwo barimbuka, kuko bazaba bapfiriye mu kwizera umwami
Yesu Kristo. Ubu butumwa rero natwe ntabwo dusaba gupfa by'umubiri, ariko natwe hari imikorere, hari imibereho, hari imyumvire, hari imirebere y'ibintu dusabwa kumera nk'aho dupfuyeho, kugira ngo tutaba ari twebwe muri kamere yacu, muri narirye, ahubwo tube mu kwicisha bugufi, mu bukristo, mu Mana, kandi naho twageraho tubiryozwa cyangwa tubihorwa, ariko ijambo rikavuga tuti ubukene bwacu, ibibazo byacu, amakuba yacu duterwa nuko tunambye mu Mana, ngo tubikomeremo kugeza ku mperuka, kuko tubikiwe ingororano. Wewe wumvise iri jambo nawe uzaryumva, komerera mu kwizera, wizera Imana, komerera mu rukundo ukunda Imana, Imana igufashe. Ndagushimira Imana kuko uri Imana ikiranuka, icyoro kibi cyawe. Dufashe kuguhamya nk'uko ab'isimburu n'ababiguhamyaga, dufashe kukwizera nk'uko ab'isimburu n'abakwizeye, kugeza ku mperuka, kugira ngo tuzabone ingororano zacu, mu izina rya Yesu, amen.